ukabahereza ayo mahene, ukabahereza izo nkoko bakirira, abana babo bagashisha, wowe ukazogobwa ukazapfura inzahare yaho ngaho kubera kwirirwa abapfumu ngo bagukemurire ibyawe. Turabwirirwa, twambara ubusa, turacibwa mu maso, turasuzugurwa, bamwe barara hanze, abandi muri borodire, abandi bakajya barya ibiryo byo hanze. Ariko negira ngo nakubwiye ngo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona kuzapfura imbwa, yakubona kuzapfusaze, yakubona buri wese afite uko gufata. Yes, reka mbasuhuze mwese muri mu bice bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda, abari hanze mu bihugu by'i Burayi, muri Afrika, mwese ndabasuhuje. Amazina yanjye nitwa Fidel mboneye, ngira ngo mumaze kumenyera kubitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'umuhanzi cyangwa se umukozi w'Imana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mubonero gusuhuza abapasiteri aho muri hose, abamama pasiteri, abakristo bose muri rusange. Mwese reka mbifuriza umwaka mushya wa 2021. Uyu munsi nabazaniye ijambo rero. Ijambo, vuga ngo ijambo. Uyu munsi nabazaniye ijambo ry'ihumure, nabazaniye ijambo ribakomeza, nabazaniye ijambo bituma mutekereza cyane, mukibuka imirimo y'Imana, mugasubiza amaso inyuma mukavuga ngo Uwiteka we warabaye Imana. Haleluya. Dukomeze dushyigikirane. Tugiye kuganira ku ijambo rero sasa. Ubwo twagiye. Nimwe wicanye na mugenzi wawe ariko mukubite mukozeho agatugu mubwira ati twagiye. Nuko ari corona yateye. Corona mwe muretseho gatoya. Tuzabikomeza umunsi wundi. Ariko icyo nshaka kubabwira, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi y'143 umurongo waho ni uwa mbere kumanuka kugeza hasi. Ijambo, umutwe w'ijambo uravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'Uwiteka, ndangije ndambura amaboko ndavuga ngo Mana yacu ushimwe uhabwe icyubahiro. Haleluya. Hari ibintu Imana yadukoreye mu buzima tutateze na rimwe kwirengagiza mu mibereho yacu. Nshuti z'Imana, wibuke wambara urukweto rwacikaguritse rudodesheje manyuwa, wibuke wambara imyenda idodeshejemo ibiremo, none Imana ikaba yaraguhaye ubuzima, ikaba yaraguhaye imyambaro, ikaba yaraguhaye aho kuba, kandi ikaba yaraguhaye n'amahoro mu mutima. Ibyo byose nta kindi tubikesha, turabikesha Imana. Haleluya. Hari ibintu mu minsi yatambutse twagiye tubona biduhangayikishije mu mitima, ibigeragezo bigiye bitandukanye. Twaraburaye, turabwirirwa, twambara ubusa, turacibwa mu maso, turasuzugurwa, bamwe barara hanze, abandi muri borodire, abandi bakajya barya ibiryo byo hanze. Ariko negira ngo mbabwire ngo muri ayo mateka yose babi, Imana yaraturinze, iduha ubuzima. Kuba tugize aya magingo nuko batukiri kumwe n'Imana. Haleluya. Ni aho wicaye banze utekereze kuri ku cyubahiro cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana uvuge ngo Mana ngo haye icyubahiro kuba nkihumeka umwuka bazima. Nshuti z'Imana, aho ngaho wicaye, izo ntebe wicayemo wazibonye kubw'imbaraga zawe? Ese niyo uzibona ukabura umuntu, ukabura aho uzikura? Niyo uzibona ukabura ubwenge bwo kuzikoresha, byaye gukunda? Ibi byose turabikesha Uwiteka, Imana ishobora byose. Nshuti z'Imana, ntukirarire ngo izo ni imbaraga zawe. Imana niyo yaguhaye umwuka, uwo mwuka ukuvuyemo ibyo wikangatamo ibyo ari byo byose nta kintu ubona kimwe washobora. Ariko kuba turi kumwe n'umuremyi Imana ishobora byose, ibyo byose birashoboka. Ngo nibutse iminsi ya kera, reka nahagarare kwanza. Ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe, ndangije nkuramburira amaboko. Mana, uwo ni Dawidi wabivugaga. Uyu mugabo witwa Dawidi yahoze mu ishyamba adafite ibyo kurya, adafite aho kurara, bakajya bakora amafete, ibirori mu rugo rwabo, imiryango yose igakora ibirori, we bakamusiga kubera babonaga ari insuzugurwa. Ndagira ngo nkubwire ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo rikura. Haleluya. Ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo rikura. Nubona uri mu buzima bubi ariko ukiyambaza Imana, ibintu byose bizakunda. Umugabo nakwanga ubuzima ukabona byanze, ukaba wubaha Imana, ibyo byose bizakunda. Umugore nagutesha umutwe ariko uri kumwe n'Imana yawe, uzabona amahoro mu mutima, uzabona amahoro utigeze uhabwa n'abantu, uzabona amahoro utigeze ubona mu buzima bwawe. Haleluya. Reka tuzamure Imana icyubahiro. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Ndafashishwe. Reka mbabwize ukuri, ntabwo nari nzi ko Fidel ngiyewe ku giti cyanjye nzagera iyo ngeze. Ibyo byose ni imbaraga z'Imana, power of God. Ndagira ngo wa mukobwa we ushaka kugera kure, izera Imana. Wa mama ushaka kugera kure, izera Imana. Wa musore ushaka kugera kure, izera Imana. Wa mukobwa, wa mukecuru, wa musaza ushaka kugera kure, izera Imana. Ibi byose tubikora kubera Imana. Amahoro dufite ni ukubera Imana. Kuba ibihugu bifite amahoro ni ukubera Imana. Mujye mushimira Imana mwabantu. Mutazajya mubona mwubaka ama etage mutuye zahehe hose mukagira ngo ni imbaraga zanyu, ni imbaraga z'Uwiteka.
nagira ngo mbibutse ijambo ry'Imana, nagira ngo mbibutse mu mitima yanyu mwongera musubize inyuma ibitekerezo, musubize inyuma amaso, muvuge ngo ariko ibi bintu tugezeho ni twebwe tubyiha cyangwa ni Imana ibikora. Mubikesha Imana yo mu ijuru. Haleluya. Imana yahanitse ikirere kitagira inkingi, Imana igakura Dawidi mu ishyamba, Imana ikarinda Saduraka na Meshaki na Abedenego mu muriro w'itanura, Imana ikarinda Daniel mu rwobo rw'intare, izabura ite kukurinda? Ndagira ngo nkubwire ngo waba ubyara waba ufite ibibazo runaka, ndagira ngo nkwereke dore inzira ya mbere. Inzira ni uyu mugabo witwa Kristo. Uyu mugabo yateturuye abantu, uyu mugabo yahaye amahoro abantu, uyu mugabo yahesheje agaciro abantu, uyu mugabo yagiye yagiye atanga amahoro mu mitima. Abantu benshi tugenda turirima nge ndi umukristo nzahora ndiwe. Kubera iki dufite amahoro? Umuntu ashobora kuba ari umukristo ariko akagira ibyiringiro akavuga ngo ejo nzarya. Uzarya utakoze se? Ariko kubera ibyiringiro tuba dufite, tuba twizeye yuko no mu gikuta hashobora kubonekamo inzira. Haleluya. Amateka agahinduka. Reka nkubwize ukuri murokore nshuti z'Imana, niba utarakira umwami n'umukiza, ukaba utarakira umwami n'umukiza, ukaba wumva ubuzima bukunaniye, ukaba wumva imibereho ikunaniye, ukaba wumva amateka yawe ari mabi, ukaba ufite ubuhamya bubi muri quartier, ukaba ufite ubuhamya bubi mu baturanyi, ukaba ufite ubuhamya bubi mu misozi igiye itandukanye, ndagira ngo umpamagare kuri izi nimero, hamagare kuri 078 90 37 388 078 90 37 ubundi ngufashe gusenga ibintu byose bigende neza. Nshuti z'Imana, kubaho udafite Yesu, arabarimbyi bavuze ngo kubaho impanuka ngo kubaho udafite Yesu nabyo ni impanuka. Nshuti, ibyo twihiringamo ibyo aribyo byose, umuntu wajya mu bapfumu, wajya gupfumaguza, wajya hehe mu bapfumu bagiye batandukanye, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ushobora kubijyamo byose, ukabahereza ayo mahene, ukabahereza izo nkoko bakirira, abana babo bagashisha, wowe ukazogobwa ukazapfura inzahare yaho ngaho kubera kwirirwa abapfumu ngo bagukemurire ibyawe. Dore inzira ya mbere ni Kristo, inzira ya mbere ni Yesu, naho ibindi by'abapfu biribwa n'abapfumu. Wikwirirwa ujya mu bapfumu, dore Kristo ahari. Abakozi b'Imana turahari, twagusengera ubuzima bwawe bwahinduka, twagusengera imibereho yawe igahinduka. Niba wari ibyo ubona mu rugo rwawe bidakunda, twagusengera ibintu bigahinduka. Hamagara kuri ziriya nimero 0789 37 388. Kandi ngewe reka mbabwize ukuri, Imana yampaye impano idasanzwe, impa mwuka wera uhora muri ngewe. Nge nsengera abantu bagakira, nsengera abantu bakakira umugisha, nsengera abantu bakakira. Nukuvuga ngo nanjye aho ndi ndisengera, nanjye nkabona ibyanjye birimo gukunda. Nawe niba ushaka ko nkusengera ukabona urubyaro, niba ushaka ko nkusengera izo nyatsi zikakuvaho, niba ushaka ko nkusengera amateka yawe agahinduka, erega nanjye sinjye ubitanga. Mpamagara Katonda, ndavuga Imana, mpamagara Imana ikagukorera ibikomeye. Ndagira ngo nkwinginge, hamagara ziriya nimero nakubwiye. Urakoze kandi Imana ibaho umugisha. Banza utekereze iminsi Imana yagukuyemo, urebe se ndarya kubera imbaraga zanjye, ese uyu mwuka mpumeka ko ntajya kwihagisha ko ahantu bakora amagare cyangwa amamoto cyangwa bahaga imodoka, kuki utarajya kwihagisha? Kuki ubyuka ukabona umwuka uracyakurimo? Izo ni imbaraga z'Imana, power of God. Ndagira ngo dufatanye umwanya dusenge. Niba ufite ikibazo wegere hino cyangwa se upfukame dusenge Imana. Reka dusenge. Data, turagushimiye, uri Imana nziza kandi uri Imana y'icyubahiro. Turagushimiye ko wakoze imirimo itangaje ku buzima bwacu kandi uracyakomeje gukora. Umuririmbyi yaravuze ngo Mana, aho ugejeje ukora mbaye nkushimiye. Undi araririmba ngo Mana, ndagushimira ibyo wakoze ngo ariko nkuragije n'ibiri imbere. Ndagira ngo nkubwire nshuti z'Imana, iragize Imana yo mu ijuru izagukorera ibikomeye. Reka mbashimire abantu mwese mwumva ko Imana iri mu ruhande rwanyu, abantu mwese mukunda Imana, Imana ibaha umugisha. Data Uwiteka nyagora ku ngoma, harimo abantu bagikomeje inzira y'agakiza, ubakomeze ubaha umugisha. Hari n'abandi bataye inzira y'agakiza, wongere ubasubizemo imbaraga, bongere biyumvemo ibyiringiro. Abantu bageragezwe bahungabanyijwe n'ibigeragezo, bafite ibikomere by'ibigeragezo, ubomore mu izina rya Yesu kubw'imbaraga zawe. Urakoze Data Nyiringabo, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka mbabwire inshuti z'Imana, Imana ibaho umugisha. Tugiye kuzajya twiga ibyigisho bigiye bitandukanye. Aha twasomye ni muri Zaburi 143 umurongo waho wa mbere, havuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki z'Uwiteka. Uwo ni Dawidi wari uri mu ishyamba. Ese nawe uri mu ishyamba ry'ibigeragezo? Uri mu ishyamba ryo kutabyara? Uri mu ishyamba ryo kwirwa ukubitwa? Uri mu ishyamba ry'uko ubujura bwakunaniye? Uri mu ishyamba ry'ibigeragezo bigiye bitandukanye? Uri mu ishyamba ry'uko abaturanyi batagukunda? Uri mu ishyamba rikomeye cyane? Ndagira ngo uhamagare ziriya nimero tugusengere. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Ni Fidel mboneye. God bless you so much.